kuko natwe babakecuru ubu nta ruhande tugihagarariyemo, natwe butwara kutse. Ahanini babashukisha amafaranga, umugore ashobora kuba ari umukene. Byagenze gute? Nawe umugore we yarindaye. Muri iyi nkuru yihariye naguteguriye uyu munsi twongeye kwerekeza ahitwa mu Kabere, ni mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze, aherutse kuvugwa inkuru y'umugabo w'imyaka 33 y'amavuko bikekwa ko yishwe n'uwo ngo yari yaratwariye umugore. Abatuye muri aka gace bavuga ko ingeso y'ubushoreke ndetse n'ubusambanyi yanabaye intandaro y'urupfu rw'uyu nyakwigendera, ngo iyi ari ingeso n'ubundi iganje cyane muri aka gace, yaba mu bakuru ndetse no mu batoyi. Kuko natwe babakecuru ubu nta ruhande tugihagarariyemo, natwe butwara kutse. Mwarakutse no kuvuga iki? Nta mugore ukuzuriho bitavuga ngo nkanje ukungana uko ngo abasore barahana abatinya, nanga se umugabo nawe umusaza ngo aratinya inkuru. Ubwo niko byagenze. Niho sigeze hano mu Kabere. Niba uri umugabo ufite agafaranga wagiye ku mugore wa runaka yabuza amahoro, ugasanga ino ni umuduruvayo, ni benshi bagiye bapfa mwizo. Ntanagutangariza n'amakuru, nanjye mfite umuhungu wiyahuye mu bwo buri. Byagenze gute? Nawe umugore we yarindaye. Aka ni agace kagaragara nk'icyaro kari ku ntera birometero birenga 10 uvuye mu mujyi wa Musanze, bigaragara ko abahatuye benshi batunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi, hakabamo ariko n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi buciriritse. Abatuye aha bavuga ko ingeso y'ubusambanyi n'ubushoreke ikunze kuharangwa, bishobora kuba iterwa n'akageso k'abagabo batanyurwa n'ingo zabo, ariko kandi nanone ngo ikijyanye n'ubukene nacyo kikaba atari shyashya muri iyi dosiye. Ahanini babashukisha amafaranga, umugore ashobora kuba ari umukene akaza agakorera wa mukire, akamukorera umunsi umwe, yamukora umunsi umwe akirwa na wenda umukire arikurirwa na wa mugore, cyase akamushukisha amafaranga avuga ati njewe mfite akazi ariko uzaze nkorere, ariko akaba atarakaza uko amushaka, akabashaka kuvuga ati were kuja urampingira ahubwo naguha urugenzo curuzishe. Icyo gira wa mukenewe uri uciye bugufi, umukire ahita mutwarira umugore, kubera ko nanubundi ikibazo yari afite bwaruke nati wowe ndaguha amafaranga ucuruza kugira ngo ugire ute uje mu kuja urirwa ahingira abantu, bikashukwa mu rugo buryo agahita mutwara mu rugo buryo kubera ubukene bwa wa mugore we yari ifite ikibazo cy'ubukene, cyangwa si wenda ikibazo cyo kwa nta faranga afite yacuruzisha wenda ngabone igitengabo ni ijipo, ugasanga nico kibiteraga hani n'uburaya nk'ubwo ngubwo. Ndabyumva ndanabyemera ko umugore yazanwa n'amafaranga, ariko se umugabo ufite amafaranga afite n'umugore kutajya kuyatanga ku bandi bagore. Nyine hari nk'abandi baba barabigize nk'imyuga gusenya ingo z'abantu. Hari ababigize imyuga gusenya urugo rw'umuntu. Mbasubwo nakageze. Nibundi ningeso batuyemo, hari umuntu unasi unurugero ngo umugabo umwe ashaka kuba bamukekera nko ku bagore 10-12. Ariko bakaba batagaragara, ariko nk'amakuru kubera ko ahantu umuntu abaturiye ugasanga atunze umukobwa runaka, yafashe umukobwa runaka mutera inda, imanza ziri mu bunzi z'abana 12 yabyaye mu gasozi 20, ugasanga mbese uwo muntu n'umundi si wamugira umwere kuko nanubundi abari kuburana za manza z'abana, kandi mpamya ndashidikanya ko nta mukobwa ushaka kukurega ngo wamuteye inda mutarajyamanye n'umunsi na umwe. Ibi ni ibikorwa abaturage bemeza neza ko birangwa hano ku bwinshi, nyamara ariko nabo ngo bakaba babizi neza ko atari byiza, bahereye ku byabaye bakemeza ko bigira ingaruka zitari nziza habe namba, yaba kubagiye muri izo ngeso ndetse no ku muryango nyarwanda muri rusange. None se urabona nk'iki kibazo cyabaye hano, no kuvuga ngo iyo ayo makimbirane amaze igihe kinini, banavuga ngo uwo mugabo ngo yamwatse ngo umugore we, urabona kugira ngo afate umwanzuro wo kwica umuntu, usibye ko atari wo muti, kuko nubwo yamutemye guco ngo ari kumwikiza ngo yamutwariye umugore, ntabwo yamaze abagabo bose bazasambana n'umugore we. Ubwo rero ikibazo nk'icyo ngicyo kireze mbese ni nk'icyorezo satani yarushe mu isi, kugira ngo imiryango myinshi ishwane biturutse ku icyo kibazo. Ubukangurambaga bugamije gufasha abashakanye kunyurwa n'ingo zabo ngo nimwe mu ntwaro ubuyobozi bwitwaza mu guhangana n'iki kibazo. Umuyobozi w'aka kagari ka Cyogo we yemeza ko ibi ngo byaba biterwa no kutanyurwa cyane cyane kurangwa mu bashakanye. Tujya tukibona hirya no hino, ariko icyo dukora ni mobilisation, kuko usanga abantu batanyurwa n'ingo zabo, ntibanyurwe n'abagore babo, ugasanga hirya no hino bigenda gutyo, ariko tubigenda tubirwanya dufatanyije n'izindi nzego, haba mu nteko z'abaturage. Icyo kintu tugenda tukigisha ni mobilisation ihoraho, ariko icyo kintu cyo kutanyurwa kigaragara. Najyaga numva abakuru bavuga ko hitamo imaripfa, ariko kandi bakanongeraho ko guhitamo ari ukuzinukwa, nyamara iki ni kimwe mu bibuze bikomeza guhembera iki kintu
cyo gukomeza gucana inyuma ubushoreke n'ubushurashuzi hagati y'abashakanye. Ku bwawe ubona hakorwa iki ngo iki kibazo kibe cyavugutirwa umuturambye? Njye nahansoreje inkuru ihari naguteguriye uyu munsi, urarikira gukomeza kunogerwa na gahunda TV1 yaguteguriye. Njye Ndihirwa Benjamin, Special Report.